Mu kwezi kwa kabiri 2022 nibwo Banki Nkuru y'Igihugu yafashe umwanzuro wo gusubiza urwunguko rwayo kuri 5% ruvuye kuri 4.5%. Icyo cyemezo ngo cyari kigamije guhangana n'itumbagira ry'ibiciro ku isoko. Muri uko kwezi byari byarazamutse kuri 5.6%, ndetse mu kwezi kwakurikiyeho bizamuka kuri 7.5%. Bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 2022, iyi banki yongeye kuzamura amafaranga yageza kuri 6%, ariko nabwo ntibyabujije ko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ibiciro ku isoko mu kwezi kwa 8 byazamutse kuri 20.4% bivuye kuri 19.6% byo mu kwezi kwa 7. Iyo mibare ubwayo igaragaza ko iki cyemezo cya BNR gishobora kuba kitaraca intege umuvuduko w'itumbagira ry'ibiciro ku isoko. Dr. Fidèle Mutemberezi, umuhanga mu bukungu, avuga ko umusaruro w'iki cyemezo cya BNR ufata igihe kinini, ariko ngo iki kibazo gishobora kuba kinarenze ubushobozi bw'igihugu. Ubundi umuntu akagombye akarindira nk'umwaka n'urugero, ariko ntibibuza yuko abakurikiranira hafi nyine umunsi ku wundi evolution y'ibyo bintu ushobora kubikora journalierement cyangwa se weekly cyangwa se monthly, none ukagenda ureba evolution yayo. Rero kigaragara nta effect birata. Rero mukibazo kuki bitarimo gutanga effect yihuse. Rero icyo mbona ngewe nahita nkubwira direct kize mu nyurabwenge yanjye nuko iyi inflation dufite cyari izamuka ry'ibiciro ni ikibazo kirimo guturuka hanze BNR cyangwa se autorité monétaire no mu Rwanda tudafiteho ububasha. Kuko niba igiciro cya essence cyazamutse kuri rwo mpuzamahanga, kandi essence twe ntayo ducukura ntayo duproduce kandi turayikeneye, rero ibiciro iyo tugura iyo byazamutse byanze urumva nta kintu BNR yabikora, ibigura kuri ibyo biciro byazamutse nyine. So urumva iyo bimeze gutyo cya cyemezo cyo kuvuga ngo to directeur bayizamuye nta impact bigira kuri iyo ntuza. Barimo barahangana n'ikibazo u Rwanda nk'igihugu tudafitiyeho ububasha. Usibye ngingo y'izamuka ry'ibiciro rituruka mu mahanga, iyi mibare mishya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare irerekana ko ibiciro byo ku masoko yo mu byaro by'u Rwanda byazamutse ku rugero rwa 23.6%, nyamara mu mijyi byazamutse kuri 15.9%. Iri tumbagira ry'ibiciro byo ku masoko yo mu byaro bagaragaza ko rikomoka ku izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutse kuri 36.8%, ariko ku masoko yo mu mijyi ibyo biciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutse kuri 29.2%. Dr. Mutemberezi avuga ko biterwa nuko gahunda yo gusaranganya umusaruro mu gihugu urimo ibibazo bikomeye. Buriya rero hari ikindi kibazo buriya ihari rwego rw'igihugu gitoshye ikirungo uko meze kose ntabwo igiciro cyayo cyazamuka cyane, kuko yenda icyo gihingwa gisanzwe kihari kihiganje, supply yayo iri hejuru, ariko hari ibidahari. Ni urugero yenda ushobora gusanga ibirayi nta bihaba, cyangwa bihaba ari bike ugasanga igiciro cy'ibirayi cyazamutse cyane. Gutyo ni problem ijyana na distribution, kuvana ibicuruzwa bimwe aho byera bakabigeza ahandi muri kwa guhererekanya umusaruro mu bice bitewe n'aho byera. Yes, wabitoye nuko nguko nicyo kibazo gihari. Produce ikintu kiniki normalement igiciro cyagombye kuba kiri munsi paraporo y'ahandi. Yeyo biri lo contraire, ça veut dire abari ikibazo mu bihugu byifite bishoboye hanenye batoke n'ibiciro byazamutse, ariko reka turebe kugira ngo turengere abaturage abakozi, reka tubazamurire salaire. Ntabwo mu byacu nyine kubera ko bifite ibibazo n'undi bya cash ntago byapfa gukorwa gutyo. Abahanga bagaragaza ko hakenewe ingamba zo kongera umusaruro w'ubuhinzi, ndetse ngo hakajyaho n'uburyo bufatika bwo kugeza uwo musaruro ku masoko yo mu gihugu hose. Ibyo kandi bikanajyana no kunganira abacuruzi banini kugira ngo bifashe abaturage kubona ibicuruzwa by'ibanze ku giciro gito. Bitagenze bityo ngo ubuzima bwa rubanda rugufi burarushaho kujya mu kaga. David Nzabonimpa, TV10.